ngombwa ko nsubira inyuma. So niho nahure n'ibibazo bikomeye none numva umutima wanjye urutse ibyo narindimo ndagenda ariko bajya bavuga ngo ukuri kujya guca mu muriro ntigushye. Ukuri ikinyoma kirirukanka ukuri kukagenda gakariko kukazatsinda ikinyoma. Ndagenda nkura n'ibyo bibazo mbana nabyo mbana n'Imana yanjye ndasenga Imana yanjye ibinshishamo ariko ngiye sinkeka ko ari sima abantu imbaraga bakoze ibyo bintu kuko ntazo bafite nibarusha imbaraga Imana kandi ntago barusha Imana yari iri kureba ibyiza nakoze ahubwo Imana ashaka ngo mbanze ntambagire imisozi iwacu kuko nari ngarutse ntayirangije yose Imana yabangoreka nyigutambagiza ugende uyirebe uzabone icyo ugaruka ubwira abantu. Ndagenda ndayireba ndeba ukuntu abantu biwacu bazi Imana iyo bumvishe Masunzu yafunzwe bajya barara badasinziriye bajya bababara kurenza abandi bantu bose ngo Mana ntidukeneye ko Masunzu apfa atabonye ibyiza udukorera ntidukeneye ko Masunzu ababara atarabona ibyiza udukorera yavuze ko tugomba gupfa tutagomba kuzaba dukeneye ko azaza akihana akabona ubwiza bw'Imana. So namwe mubasabira ibyiza kuko bari abantu barara mu mashyamba umugore ajya kuruza akamesa ihuza akayanika ari kwihwagira mu ruzi yarangiza akayifata akayishira ku mubiri agakomeza. Barya ibiryo bitagira umunyu ntibazi isukari ntibazi isabune ibaze kujya mu minsi y'abagore ukarwaruka ugakaraba nta sabune ugakaraba amazi yonyine ariko ukagira umutima w'imbabazi. Wowe urinde uribura utagomba kugira umutima w'imbabazi mwige kubabarira nimubabarira muzabona ibyanyu kandi nanjye ahantu nari ndi yo ndasenga kubabarira abanzi banjye witwa Steve comment ziwe zifunge ntazo mfuza mureka akomeze yandika ibyo nibyo biri ku mutima we ni umunyabyaha ahubwo bamusengere uri mu mwuka musengere agenda siba ibintu. Sister twirwaneho njyewe ahantu nari ndi nabwiye Imana ngo ntibari baramufunze niyo bagufunga icyangombwa nuko wagarutse. Ahantu nari ndi ngiye mubwira uwo Steven uri kwandika ahantu nari ndi nari mfunze ngira Imana nkajya nsenga mu mazina nkavuga n'amazina y'abantu. Man umuntu wakoze ibi bintu ndamubabariye kuko ni ntamubabariye nzagwa hano ndabasengera mbatura amagambo meza ndangije Imana ikora ibitangaza byayo muhura na General arambye ati mukobwa wanjye ngukunda kurenza uko nkunda imfura yanjye. Ndataha ndaza ca mu nzira zigoranye zinzitane nzicamo ndahuruka ngeri iwacu. So uyu ni nde kuza kunca intege ako kantu gasubire oya wimbwira ngo ngasubire mutumvishe yasibye ugifa amatwi nticyumva wowe urinde commentaire hano imbabaza nje wabanye n'Imana yanjye nkabana muri iyo nzira muri izo nzira zimeze uko urinde wo kunyiheresha urinde wo kunyumvisha ko nta kizere cyo kubonga ifite urinde wo kunca intege ndi kumwe n'umugabo witwa Yesu iyo wiringiye uri mugabo ajya kwiringira kandi ikindi mbabwire abantu bazi ko mama yiwa yaragiye tuvudisha mama ari abantu bazi ko ngo abanyamurenge ngo turi abanyentwari ngo tugira imbaraga nyinshi ngo tuzi kurwana kurenza abandi. Oya ahubwo dufite umuntu uruta abandi twiringiye umuntu utajya ukoza isoni kubera ugiye garuka baramuhamagara ibyo byose. Bisi karibu Niki Murenge Fiede Bakani ko batari kuvuga hoste hi long time Fardese habe niyo wo mafrawaza ukageza mu ngenda mvuga Fardese tuzokugwanya kugeza oya mureke nanjye manze mureke mvuga ikintu ejo nategere ikiganiro c'abazarendo aba bantu butugara timubatakazeho umwanya abari abangabi bo bazazunguruka baburaho babura gosha droite bazobanka kujya mwegeza mu kinahoro bakavanguye ni kaputi niko bazomera. Yewe tuganda twanga ko yewe nukuri naje ejo barabatukiye mureke bazarende bazadukorera umuti ejo barabatukiye uyu Ferdese baramututse bajya ba Diama bajya banari bose bo mu Rwanda bajya bana bitera hamwe bose bagwene nabakoze inama baravuga ati gwerega ngo nawe tutugara ngo mugomba kwibaza mu impamvu bivangura n'abandi ngo ntabwo ari urukundo wadukunze ngo igihe cyose intambara zabaye muri Kongo kuva kuri babutebutse kurinde kubera iki bataje kubavugira ni hehe wabonye umuntu yanga ubwoko bwiwe baba bacamba bakabacamba nari impari
nta numva ibyo baba bavuga FARDC uyu FARDC bakwamucamba gwene yakwamucamba nanga FARDC nanga FARDC tugomba kubababarira aba bantu bazabura aho bagenda ivyo bintu mwamuzana reka manze mbabwire muzomugenda mubanze musome n'ico gitabo ca Bibiliya muri Israeli reka tureke kuja muri Bibiliya tuvuga ubu nyine abanyezirayeli bazagwana umuntu akava muri Amerika akava ahantu hose akaja kurwanira iwabo ivyo ngizo ntabintu zo kubababarira buri muntu azoriha ico yakoze ikibazo se kumutuka bimaze iki utajya mu ishyamba turi kuvuga twese twadutukana tuba tubabwira ukuri tubabwira uko bimeze reality hari umuntu ubwira ngo uri kumubwiza ukuri kandi uri kumutuka kumutuka bituma barebere kurushaho none se tubwiye Manyota ngo yafashe amafaranga y'abana tuba tumubesheye umva par exemple ko njyewe njya suka niko kazi kanjye nkora ibintu by'ubwiza muri Canada uhagana heza guteza imbere mama kumva wenda ari nk'umuhutu avuga ngo sinasukwa n'umututsi sibyo ngushyiraho video nyishyira turahura na Ndondeza urikumva mpita nyishyiraho nkamubwira ngo nimba ushaka ko ngusuke nimba ukurikiye ubwoko njyewe nduwo uri gutekereza kandi njyewe nta bwoko ngira umuntu wese ndamukorera ukeneye kuba mwiza ibyo biratandukanye mama gusuka n'ibintu ibi bya politike biratandukanye tubombira ngo bamwe tubarajya amafaranga kugira ngo bice abandi bana amoko yazagumaho ntabwo twaje kumara amoko muri Kongo tugomba kubana uko tukabanye ariko tuzobana by force by fight sibyo ariko tiwombwira ngo nk'aba bagabo urabona umugabo witwa Manyota yasize ikiriyo ca murumuna we mu nzu aja gufata amafaranga ya FARDC ya Muyaya empeti niwe munsi Muyaya yababwira arababwira ngo kandi uwo murumuna we wapfuye yari muri Twigwaneho arababwira ngo insoresore z'abanyamurenge yahuye na abagabo bamuruta ukambwira ngo aba bantu turabashiriramo imiyaga twababwiye ntabwo tuzatubatuka tuzatubabwiza ukuri n'abagabo mbwa kuyu nguyu FARDC azayirwa tuku Rwanda atungiye umugore mu Rwanda atungiye umugore n'umwana mu Rwanda uyu FARDC muzamubona hano wigize umusazi wigize ibobo akirigwa atuka u Rwanda Kagame akamuhabarika yaze kuri passport y'u Rwanda yaze kuri visa y'u Rwanda aho ni sans papier muri Amerika ariko niwe muntu uzufata iya mbere ahubwo nzantekereza iyo umuntu agafata agatuka u Rwanda ariko atungiyemo umugore uwo wumva ko nyine Fani niwe wabivuze nyine ngo nawe Fani mama Loro rero ngaho vuga Nike we none twahumiwe none uyu mwuka wafashe Fani uko ibintu bimeze no kungubu umuntu uzutukana agenda azoza abireke avuga ukuri kuko ntabwo twe twadutukana tuvuga ukuri dutukana tubabwira ukuri kuza kuryana yego turi imfura n'imfura kazi kandi mu banyamurenge iyo uvuze ukuri bakwita ko watukanye nicyo kibazo rero njyewe ikintu nababwira uri Fani yafashwe n'umwuka iyo uramusha yaje nyine zigira bamwihitana ikabafata ikabajana asebye ko bamwe bagazamuka uramusha yagazi zigashira ntafatwe undi kazi gashira wapi bikanga aho ngaho nje mu bijanye n'akagara niho ndi iyo uramusha yo kuba bavuga ngo ndagomba wawarire ngiye utondeka kubavugaho tiramfata ariko yafatwe kandi tuvumbe tuzakire gutyo biri haruguru yakiriye umwuka w'abasaza b'iwacu biri haruguru ariko icyo nshaka kuvuga cyane akagara muza mukubitira mu ijosi hatarimo ibitutse ariko harimo kuri sample ukuri gusa nta miyaga tuzabashiriramo iyo batadushiramo imiyaga yo kutwica